hari abagaragajwe ko bafungiwe kubera impamvu nyinshi, hari abafungiwe si ugufungana na prayer houses gusa, bambuwe ubuzima bugatozi bagahita bimura ibikorwa byabo online, bazi yuko aho ngaho wenda ari ahantu ubutabera cyangwa amategeko atabageraho, ariko bageraho ntago ari ibikorwa byemewe, kandi turi kubihagurukira ku buryo nabo bagendera ari abemerewe gukora navuga by'amadini byo kubwiriza online, bakabikora mu buryo bwemewe n'amategeko n'amabwiriza, ariko abandi batemerewe nabo bakabihagarika. Nkuko mubizi RGB n'imiryango ishingiye ku myemerere duhora tugira izi engagements, duhora duhura tukaganira. Hari irindi sesengura ryakozwe ryo kureba imikoranire y'imiryango ishingiye ku myemerere y'amadini, twagenda tubona ibibazo byagiye bigaragaramo ari byo kutubahiriza amategeko n'amabwiriza. Ni nabyo byatumye hari izifungwa mu mwaka ushize, hakaba hari n'izo tuzagiye zigaragaramo ibindi bibazo byo kutubahiriza gahunda za leta. Hari imiryango ishingiye ku myemerere n'amadini atemera gahunda za leta nko gukingira, gahunda yo gukingira ukabona barayamaganye, gahunda yo kwitabira ibindi bikorwa, umuganda, kunywa amata, ibintu ubona kandi bigira ingaruka mbi ku baturage no kubabagana. Ibyo byagiye bigaragara mu madini amwe n'amwe, hagenda hagaragara n'ibindi bibazo by'irondamoko n'irondakarere n'uburiganya byagiye bigaragara nabyo. Twarabibaganirije, abagikorera assessment twarabibaganirije, ariko kubera ko duhora dukomezana na dialogue, tukomezana ibiganiro, n'impamvu twanabigaruye hano, tukaba tunukongera no kubakangurira kuzuza ibisabwa n'amabwiriza n'amategeko kugira ngo abafungiwe bazafungurirwe. Uyu munsi twagira ngo tuganire, duhure tuganire kuri ibyo nk'ibyo mugenzi wanjye akomojeho, kurwanya kuri polisi z'igihugu zo kurwanya iyezandonke no kurwanya gutera inkunga iterabwoba, guha inkunga iterabwoba na proliferation y'intwaro za kirimbuzi. Iyo umuntu yumvisha ibyo bintu iterabwoba, intwaro za kirimbuzi, ribaza se bihuriye nanjye usibye na eglise yanjye cyangwa musigiti wanjye no mu karere turimo nta ntwaro za kirimbuzi zirimo. Ariko ni ingenzi ko duhura hano tukabiganiraho kugira ngo mwumve ko ni ikiganiro urebye kijyanye ku cyizere, icyizere tugirana hano na sekta yacu y'imiryango itari ya leta, n'icyizere igihugu kigira muri financial system y'isi, kandi no kumenya ingorane zishobora kuza, kuko ntabwo ushobora kwitegura yuko umuryango wawe ushobora gukoreshwa. Hari abatabizi ko imiryango ishobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba cyangwa by'iyezandonke. Niyo mpamvu navuga ngo uyu munsi ntabwo turi buganire gusa nibyo by'ingenzi, turi buganire ku mategeko n'amabwiriza, ariko ni kuganira ku cyizere. Imiryango ishingiye ku myemerere ifite icyizere cy'abanyarwanda benshi cyane. Nimwe ba mbere bagana iyo bagize ibyago, iyo bari kwishima, kubera ibikorwa mufitiye akamaro sosiyete nyarwanda, niho icyo cyizere gituruka. Ariko icyo cyizere niho hashobora kubonekamo ingorane, niho hashobora kuboneka, kuko hirya no hino ubona ko hagiye hagaragara amatsinda y'abagizi ba nabi ndetse n'udutsiko tw'iterabwoba n'imitwe y'iterabwoba igerageza gukoresha icyo cyizere ku nyungu zabo mbi, bakitwaza icyizere imiryango ishingiye ku myemerere ifitiwe, bakagikoresha kugira ngo bajye mu mitwe y'abantu, babakoresha ibikorwa by'iterabwoba cyangwa bakoreshe systems z'iyo miryango kugira ngo bakore ibikorwa by'iyezandonke. Niyo mpamvu ugasanga kandi n'ukuntu financial systems z'imiryango ishingiye ku myemerere ikora, bituma bishyira mu kaga, urebye muri risk,
kubera yuko usanga nk'amaturo aba received muri cash, hakaba cash transactions nyinshi cyane, aho niho umuntu abonera ko hashobora kubamo izo ngorane z'iyeza ndonke cyangwa zitera nkunga ry'ibikorwa by'iterabwoba. Niyo mpamvu mu Rwanda nkuko mu bihugu byinshi bimeze, mu bihugu byinshi hashyizweho politiki y'igihugu yo kurwanya iyo yeza ndonke n'izo nkunga zikorerwa iterabwoba n'ibyo bigera ku ntwaro za kirimbuzi. Iyi politike niyo umuntu ukuriye uhagarariye FIRC ari bubagezeho kugira ngo tuyisobanukirwe, twumve uruhare rwacu mu kuyishyira mu bikorwa iyo politike, kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kuba igihugu cyizewe ku rwego mpuzamahanga muri financial systems. Vuba aha muri RGB u Rwanda twakoze isuzuma ry'ibyago by'ingorane zishobora kugaragara mu miryango itari ya leta irimo nishingiye ku myemerere, ku bijyanye n'iki gikorwa cyo kurwanya yeza ndonke n'ibikorwa by'iterabwoba. Twigiyemo byinshi nk'uko mugenzi wanjye Judith ari buze kubivugaho mu buryo burambuye, ariko mu magambo make navuga ko harimo ibyagaragaye. Imbaraga zagaragaye nuko imiryango ishingiye ku myemerere ifite imizi ikomeye mu baturage, utanga serivisi z'ingenzi, ari mu burezi, ari mu buzima, arimo no gufasha imibereho myiza y'abaturage, kandi mukabikora mu kuri, mu bwitange no mu bumenyi mufite. Benshi muri mwebwe byagaragaye ko mufite inzego z'ubuyobozi mu miryango yanyu zifite n'inzego zigena migambi n'izicungamari, hakaba n'uburyo bwo kubazwa inshingano, accountability mechanism. Ibyo ni ibintu byo kwishimira, ni progress nini cyane yakozwe, ariko hari naho tugomba gushyiramo imbaraga. Hari n'ahagaragayemo intege nkeya, kuko hari imiryango myinshi ugenda ubona itarubaka neza ubwo buryo bukomeye bwo gucunga imari, hakaba no kutaba gushyiramo imbaraga, hakaba n'ahanekeye gushyiramo imbaraga mu kubika inyandiko. Haracyakeneyemo gushyiramo imbaraga record keeping. Hari ukuntu biterwa nuko tutarasobanukirwa neza inshingano zacu mu bijyanye no kurwanya yeza ndonke na counter terrorism, kandi twese izo mbaraga z'igihugu ni no diversity y'imyemerere, ariko uko imyemerere igenda itandukanye niko ushobora gusanga komite ziri muri uwo muryango zigenda zitandukanye. Niho tugomba kumvikana ko hagomba kuba izo standards. Dushobora kuba imyemerere yacu itandukanye, uko dukora gutandukanye, nuko n'ibikorwa dukorera abaturage bitandukanye, ariko tukeneye izo standards uvuga ati uko twaba turi kose dukeneye kugira uwo muco wo gucunga imari, wo kugira accountability mechanism na record keeping. Niyo mpamvu muri ibi biganiro tugira ngo tugende twibanze kuri principles eshatu: risk based approach, fairness and proportionality na collaboration. Imiryango igenda ishyigikirwa bitewe na risk facing. Niba uri umuryango ushingiye ku myemerere uhabwa amafaranga menshi aturuka ari mu bihugu duhana imbibi, ari mu bindi bihugu, bigenda bihindura icyo bita level ya risk, bitandukanye na ya eglise ntoya, wa musigiti mutoya, amafaranga yayo ubona agenda akurwa muri iyo community iraho hafi. Hakaba no kugira icyo gitekerezo cya fairness and proportionality, gutabera n'uburinganire, kuko iyubahirizwa ntago ari ibintu byakoreshwa n'abantu bose, ntago compliance ari one size fits all. Icyo dushaka no gushyiraho amabwiriza atababuza gukora inshingano zanyu, atababuza gukora akazi, ahubwo abafasha gukora akazi, kandi adushyira kuri iyo
kuri iyo standard y'igihugu, tugashaka n'ubwo bufatanye. Amategeko akora nuko yubakirwa hamwe, nuko twese tuyumva kimwe kandi tukaba tubasha kuyashyira mu bikorwa mu bushobozi bwacu. Ibi bintu bizadufasha cyane twese uko turi. Bifasha ari umuryango wanyu, birawufasha kugira ngo muwe mwimufite muri equipped n'amatuzi yo kugira ngo umuryango wanyu utazigera ukoreshwa, mwamubizi cyangwa mutabizi, utazigera ukoreshwa muri ibi bintu by'iyeza ndonye cyangwa mu gutera inkunga iterabwoba. Inkunga ni inkunga y'amafaranga, ni inkunga y'ibitekerezo. Kandi ibyo ngibyo bishobora gukorerwa mu miryango yanyu mutabizi, ariko aho bimenyekaniye ni ukuvuga ngo usibye no kuvuga ngo wenda umuryango wanyu wafungwa, ariko credibility bitakaye. Uko icya cyizere abantu babafitiyemo ubwo kiratakaye, kandi mushobora kuba mwarashyize in place ama mechanisms atuma ibyo bintu bitaba. Hari n'abaterankunga b'imiryango yanyu baba batagishaka kwiyasosiya namwe kubera iyo risk yazamutse. Niyo mpamvu tuvuga ati ibi ngibi birabafasha namwe, kuko bituma mushyira mwo izo mechanisms zizabafasha. Icyizere kikagumaho, ari icyizere ababagana babagirira, ari n'icyizere abaterankunga babagirira. Ibi bintu binafasha community tubamo. No man is an island, twese turi muri community. Niba amafaranga y'iyeza ndonye ni amafaranga yaragakwiriye kuba yubaka societe yacu, ariko ugasanga abaye diverted, aciye mu bindi, bigatuma societe yacu isa nkaho bayibye. Niyo mpamvu ari ingenzi kugira ngo tugire iki kiganiro. Binafasha u Rwanda, igihugu cyacu. Nkuko nabivuze kare, hari standards tugomba kuba turiho twese ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu mwumva u Rwanda ngo rurizewe mu mutekano, ariko rurizewe no mu mutekano financial management, kuko mugenda mubibona. Sinzi nimba hari abari bagerageza kohereza amafaranga kuri Western Union cyangwa MoneyGram, hari ibihugu bakwereka ko badashobora gukorana nabyo, kubera yuko barabizi ko standards ziri hasi cyane. Amafaranga ashobora kugenda akisanga mu bikorwa by'iterabwoba, mu by'intwaro za kirimbuzi. Ni no mu muco wacu bifasha moral integrity yacu, kuko ariyo ni nayo imiryango yose nizera ko hano yose yemera ishingiyeho ku kintu cy'ubunyangamugayo. Ahangaha niyo tugiye kuganirira kuri uruhare rwanyu nk'abaturindira umuco w'ubufatanye, umuco w'icyizere, umuco w'ubunyangamugayo, kugira nk'abantu muvuga rikijyana urebye kubera icyizere community bagirira, kugira ngo mutubere intangarugero. Mukorera ku rwego mpuzamahanga, namwe hari bamwe muri mwebwe bafite imiryango ikora ku rwego mpuzamahanga, mukanamukorera no muri community hano. So no kuvuga ngo mufite reach ifatika, kandi twaba tunabibashimiye. Mukaba mufite n'ubwo bushobozi bwo kuba influencing umuco uko twitwara. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko mu miryango itari ya leta dufata akanya ko kuganira n'imiryango ishingiye ku myemerere, tukumva ino situation ikomeze. Fike bakatubwira iyi politiki y'igihugu, Judith RGB katubwira risk assessment yabaye, tukumva aho tugeze, no kugira ngo tubungabunge izo standards zacu zituma duhora turi icyitegerezo. So nizera ko nyuma y'ibi biganiro turi bugire twungurana ubumenyi kuri iyi politiki, tukanaganira. Ni ingenzi ko dusangira ibitekerezo, ukavuga ati ibi bintu ntago mbyumva, cyangwa ukavuga ati ibi bintu ntago mbona ukuntu byakorwa, cyangwa ukavuga ati dore uruhare ahubwo ngiye nagiramo. Hakaba no na commitment, tukava hano dufasha imyanzuro yuko uruhare rwacu tugende kurufata, turushyiremo imbaraga muri izi mechanisms, tukazajya tunakomeza gukorana.
iyi ni ingendo tugiye kujyamo twese hamwe tuzafashanya kugira ngo standards z'igihugu cyane cyane ku miryango ishingiye ku myemerere bavuge ati ahangaha ni nta mugayo nta hantu dushobora systems zabo ziradadiye